umunsi baje bansanga i Butare ninjye babwiye mu bo babwiye mbere, babwiye grand frère, babwira nanjye, ariko ninjye wari sur place nyine barambwira ngo mama ngo arwaye kanseri. Ndavuga kanseri, noneho ndebye ukuntu banzaniye mama ameze, ndavuga ni nkaho banze ko apfira hirya, baravuga ngo aze apfe turi kumwe. Ndagenda i Butare, mu by'ukuri mama ntago yari ameze neza, ariko kubera ko numvaga ko mama wanjye atagomba kubabara, nkamutera morale, ariko nkamutera morale nkajya muri dushe hanze nkabanza nkarira kubera ijambo bambwiye ritari ryiza, nkagaruka nkavuga ma uramera neza humura, ngo njoga isu naona nkambwiye mama utakuwa bien. Hashira akanya akambwira ngo uko naonaye, ngo uko nanionaye, kuko nari ndi kumwitegereza cyane nkabona yahindutse. Igeze kuza umuntu mu rugo aradusengera, arangije aravuga ngo nubona uyu muhungu wawe arangije amashuri uzamenye igihe cyawe kigeze. Noneho sasa mama arabimbwira, ndamugira achana na vile biko wanakudanganya. Uri kumva ko amashuri sajya arangira, ahubwo amashuri ni byonyine ukiri hano sur terre ubugomba kuba uzi ko uri hano kwanza ku isi, byonyine tuba turi mu ishuri. Amashuri ntabwo ari ikintu cyarangira. Noneho sasa ngeze ejo bundi ndangije, mama akunda kumpamagara cyane kuri telefone ari US, akampamagara akambaza ngo bikwaye, ngo se wowe wamalizake. Noneho sinshaka kumugira ko narangije, kugira ngo mama yari ameze nk'aho agendera kuri timetable cyangwa kuri schedule yanjye y'amashuri. Akavuga wewe uyamaliza, naambia hapana, basi masomo itaishaka. Noneho sasa n'igihe nagiye gutangira atakiriho mu isi y'abantu bazima, biremereye imitima yacu. Mbere na mbere nitwa Kamariza Solange, ndi umukobwa wa mama, mu bana wa mama ndi wa kabiri, ariko ndi kumwe n'abavandimwe banjye. Uyu niwe bucura wa mama, yitwa Ndahindurwa Gaël, undi ni Aime Nyamitavu. Ni ukuvuga ngo ni babiri tutari kumwe hano. Ndashimira Imana ko yemeye ko mama agenda ubu ngubu asize bucura bwiwe angana gutya. Murabona ko ari umugabo, ntacyo azaba. Izo mpungenge ndazibamaze. Mama wacu rero biragoye kuvuga umubyeyi. Mama ni mugari mu buzima bwacu bwa buri munsi. Twakuze, papa yapfuye kera, njye nari mfite imyaka 7. Urumva ko aba batoya, aba barumuna banjye bari bato cyane cyane bishoboka. Ni mama twabanye ubuzima bwacu bwa buri munsi. Twakuze tubona mama adukunda nk'uko abandi babyeyi bakunda abana babo, ariko mama yari oblige kudukunda double kuko twakuze nta papa tugira. Agakora inshingano ziwe nk'umumama, akongera agakora inshingano ziwe nk'umupapa. Nukuri ntago byari byoroshye à l'époque kubona umuntu w'umumama abyuka, ubundi yabyukaga 5h du matin akadutegurira ibyo yagombaga kudutegurira, kuko nta mukozi twabaga dufite icyo gihe nyine. Akadutegurira ibyo yagombaga kudutegurira kugira ngo tumererwe neza umunsi wose. Yagiye ku ishuri
akadutekera kugira ngo tuze kugira ibyo tuza gufata tuvuye ku ishuri. Muri kumva ko yari umubyeyi uri responsable, wari uzi gupanga ubuzima bw'abana biwe kubera urukundo abafitiye n'impungenge abafitiye ko bashobora kubibona nabi. Ndashimira mama ko yabanye natwe mu buzima butoroshe, mu buzima bugoye bw'ubupfakazi. Ubu ngubu nibwo urumva narakuze nsigaye nzi challenge umuntu w'umupfakazi ashobora guhura nazo. Iyo nsubije amaso inyuma, mama yakoze ibintu biremereye tutabasha gushobora. Mama ni mugari ku buzima bwacu. Reka nkoresha akandiko nakoze kugira ngo bize kumfasha. Ku munsi wo gutandukana na mama wanjye nubwo yarwaye akagera kure, numvaga ko azakira. Ntago niyumvisha ko mama ashobora kurwara. Numvaga ko even if yarwaye iriya ndwara, numvaga ko uko byagenda kose Imana yakijije abandi, nubwo itamukiza ngo ave ku miti, ariko nkumva ko mama tuzabana ari ku miti, tugakomeza tukamubona, tugakomeza tukumva ijwi ryiwe, agakomeza akatuvugisha, tukumva imitima yacu imeze neza. Mama ni intwari yacu. Uko tubona n'imbaraga za mama. Mama yaratwitangiye, ntiyinejeje muri iyi si nk'abandi ba mama. Murabizi ko abamama bagenda bagira utuntu tw'utugahunda twinshi. Two tugahunda mama ntago yatugiraga, yari focused ku buzima bw'abana biwe kugira ngo babeho neza. Arakora ku manywa na nijoro, aradutekerereza kubaho kandi neza mu bushobozi yari afite bwose. Ntiyakundaga ko tubabara. Yategwaga ishema natwe tugategwa ishema nawe. Yavugaga make mama, make cyane. Mama yumvaga ko tugomba kuba turi smart nubwo tudafite papa, ariko yumvaga ko tugomba kuba kuri standard nk'iz'abandi bana kugira ngo tutagira complexe kubera ko tudafite papa. Agakavaringa ibyo byose kugira ngo imitima yacu idahungabana kubera ko ari umupfakazi. Mama quelquefois twaganiraga nk'umusista wiwe, kuko mu rugo murabizi abana n'ababyeyi hari ukuntu mwicara muri salon mukaganira mukavuga ngo njyewe ninkura nzaba iki ngiki, mama nzamukorera ibi ngibi. Tukaganira akadutegera kubera ko yavugaga makeya cyane. Akadutegera yamara akavuga ngo mungaba Saidi. Ndashimira Imana ko twabanye na mama muri ibyo bihe, nubwo atari afite ibya mirenge, ariko twagize umunezero wo mwacu, tukaganira tugaseka, mama akishima, umutima wiwe ukamererwa neza. Nubwo mu gitondo ubundi buzima bwakomezaga, ariko mama mwacu twaricaraga tukaganira tugaseka, ukabona mama arishimye cyane. Mama rero yari umuntu w'indashyikirwa ku buzima bwacu. Kuvuga umubyeyi w'umuntu biragoye, sinzi uko ntamubabwira mama. Yari mwiza physiquement, kuba muzi ndizera ko ntabesha. Even if yahuye n'ubuzima bw'ubupfakazi, ariko mama yarambaraga akabegwa kuba muzi, kandi yambaraga neza. Kubera iki? Kugira ngo atureme icyizere ko ashoboye, kandi koko yari ashoboye. Even physiquement yari mwiza pe. Ibyari inyuma rero nabyo byari imbere. Mama yabanye n'abaturanyi bacu neza. Nta muntu nigeze numva yaje ngo abwire mama ngo subiramo ibyo wavuze mama Ivo, kuko bamwitaga mama Ivone wacu. Ndashimira mama ko atadusebeje, nubwo yari umupfakazi. Abapfakazi hari igihe ashobora kugira imyitwarire itari myiza, ariko mama nzi neza ko yitwaye neza mu bantu twabanye. Mama wacu yitwaye neza, namwe murabizi. Mama yapfakaye afite imyaka mikeya, ubu ndi mukuru nibwo nza mbikurura nkavuga mama yarwanye n'urugamba rutoroshe, ariko ndashimira Imana ko yamushoboje akatubera mwiza, akatubera intangarugero. Mama tuzabimwigiraho, icyo ni ikintu gikomeye.
umuntu wese atabasha gutekereza biri deep. Ubu nakuze nibwo nza ntekereza nkavuga iyo mama aza kutubyariramo abandi bana buriya byari kugenda gute, n'undi wese yabitekereza ibyo ngibyo ndizera. Ariko ndashimira mama ko yabaye mama mwiza, mama duhagararaho adukorera nk'ibyo abandi babyeyi, aratwigisha ku mashuri meza nk'uko babivuze. Twari tubana n'abana ba data wacu ariko ntago washaka kudiferansiya, twari bamwe, twari kuri level zimwe, twari dusa neza ku buryo hari umunsi umwe twari turi kumwe na mama turi kugenda, noneho umumama twari duturanye umuvuzi aratubwira ngo umunsi baje bansanga i Butare, ninjye babwiye mu bo babwiye mbere, babwiye grand frère babwira nanjye, ariko ninjye wari sur place nyine barambwira ngo mama ngo arwaye kanseri. Ndavuga kanseri, noneho ndebye ukuntu banzaniye mama ameze, ndavuga ni nkaho banze ko apfira hirya, baravuga ngo aze apfe turi kumwe. Ndagenda i Butare, mu by'ukuri mama ntago yari ameze neza, ariko kubera ko numvaga ko mama wanjye atagomba kubabara, nkamutera morale, ariko nkamutera morale nkajya muri dushe hanze nkabanza nkarira kubera ijambo bambwiye ritari ryiza, nkagaruka nkavuga ma uramera neza humura, ngo njoge isu naona nkambwiye mama utakuwa bien. Hashira akanya akambwira ngo uko naonaye, ngo uko nanionaye, kuko nari ndi kumwitegereza cyane nkabona yahindutse, biza kurangira tugiye Butaro. Nk'abantu mwe Butaro n'ahantu habi cyane, ariko mama yabonye ko bikomeye birangira atangira no kudusubizamo imbaraga. Urumva twagiye Butaro se comme si we atarazi Butaro hajya abantu bameze gute, ariko ngiye deja nari mbizi. Hashira akanya tukabona abantu bikona kufa nyine kila saa. Mama kama lisikia boga, nona ngo binini hivi, nkambia mama njogisi hapa bikome utapona utakuwa bien. Ngo ni Mungu, ariko hashira akanya kagarura kwizera akavuga ati ni iby'Imana yatugeneye, nuko nguko tugomba kubibamo kandi mugomba gukomera. Baza kumubwira rero ko ari kanseri. Kanseri rero nta muntu uhita wemera ngo ni kanseri, yaravuze ngo kwa jina la Yesu. Iyo kwa jina la Yesu rero yayivuze, nge nari maze 2 semaines nyivuga, nkavuga Mana kwa jina la Yesu. I Butaro nasenze isengesho ndavuga Mana basi undengera iry'uyu munsi mama, umwongerera iminsi yo kubaho kuko sinabishobora, nkabona ntago byakunda. Rero ndashimira Imana ko yanyumvishije ico gihe Butaro, mama ntiyapfa, Imana iradufasha turagenda tugera mu Buhinde. Ndashimira petite sœur Aimée, urumva nta yindi shoya yari hari, nge nari mfite umwana mutoya n'abandi bari mu zindi gahunda kandi z'umuryango nziza. Turavuga Aimée kubera ko we yari yarangije ishuri agomba kuza akagenda kureba mama, turamushimira. Nukuri twahaye Aimée mama yararembye agenda mu kagare, ariko turamufata tumuha mama, aragenda aramurwaza. Aimée n'umwana mutoya muri kumubona ntago ari mukuru, ariko ndamushimira Aimée, ndagushima ko wabanye na mama umukorera ibintu byose ngiye mukuru nagombaga kumukorera. Hari igihe nicuraga nkumva ubwoba nkamuhamagara, no kubera kumuhamagara mentwa akambwira ngo lakini unanitaka ngo uko naboga ya nini, nkumva mfite ubwoba bw'uko nyine azaba ukuntu tutari kumwe. Ndagushimira ko wabanye na mama umukorera ibintu byiza cyane, umwitaho ku manywa na nijoro. Biragoye kuvuza umuntu hari ahantu ajya ambwira story nkumva nyine biragoye. Ndamushimira ko yabanye na mama abikora nkuko yagombaga kubikora nk'umwana wiwe. Rero sinzi kuvuga kuri mama, biragoye. Mama nyine ni mama, buri muntu wese afite uko yumva mama wiwe, ariko mama ni mama. Reka nshimira abantu twabanye mu rugendo rwa mama rwo kurwara. Mama urumva yasigaye ari umupfakazi, noneho muri ubwo bupfakazi bwiwe papa yarakoraga. Akazi ka papa ni RVA. Papa tunawashukuru sana, mlifanya bien kupatia mama kazi. Hangikuwa na kazi bingimsumbua sana, na habingikuwa gisi tuko. Munaona gisi tuko, tushakomala, tushatoka aho batu bakubwa tena bazima juu ya RVA na mama. Tunawashukuru sana, Mungu awabariki.
mlifanya bien kupatia mama kazi na mlifanya bien kuishi naye jour par jour. Tunawashukuru sana sasa watoto yake, tunawashukuru sana na mama alikuwa anatuambia gisi mnaishi bien nabo. Tunaelewa kama mliishi na mama miaka ya mingi na alikuwa anawapenda sana. Tunashukuru kwa yote mliotenda kwa ajili ya mama, na tunashukuru papa Mumenyi. Ibintu byose papa wa Mumenyi ni ko navuga ni muramu wa mama, ariko barakoranaga. Nukuvuga ngo akantu kose wenda yagiraga mu buzima bujyanye n'akazi katagenda neza, turabizirikana papa waradufashije kandi wabanye na mama uko bikwiriye. Ndagushimira, ndashimira papa Jane na mama. Papa Jane yari inshuti ya papa, twabanye Bukavu. Impamvu mvuze gutyo, iyo mama yagiraga akantu ku kazi kamusobye, wenda murabyumva namwe muri bakuru, hari papa Jane yarazaga akarazwa inshinga nuko mama ataza kubura ka kazi, ibintu bikagenda nabi. Uwo muntu si wo gushimirwa. Nukuri yabanye natwe, nkamubona mu gitondo, nkamubona nimugoroba. Twari duturanye na mama Jane. Ndabashimira uburyo mwabanye natwe. Ubwo ndabashimira mu izina ry'abantu bose, abapapa, abaonkle bose twabanye muri kariya gace Bukavu na Cyangugu. Mwatubereye beza, muri beza kuri twebwe. Nukuri nta karanse ya papa twigeze tugira, kubera ko twari tubafite. Barabyukaga bakaza bakatubaza amakuru, batwitayeho mu buryo bushoboka bwose. Turabashimira mu izina rya kiriya gice mvuze. Ndabashimira kubera ko mwabanye na mama. Ndabashimira amagambo meza mwabwiye mama amworohereza ubuzima bwe. Ndabashimira ibintu byose mwamukoreye. Ndashimira umuryango wa Byinshi muri rusange ko mwabanye natwe muri ubwo buzima bwose. Bashanga n'abaonkle bose muri rusange ndabashimira. Ndashimira abaonkle bose, mwarakoze kubanira mama neza. Ndashimira abaonkle bose n'abamama mdogo n'abakuze n'abakuzine babakomokaho bose. Imana ibaha umugisha. Mwarakoze, mwasuye mama Ibutaro. Ibutaro hari ahantu hagoye, ariko umuntu wese wageze Ibutaro ndamushimiye. Ndashimira famiye nashatswemo kwa data bukwe. Ndashimira ababofre banje n'abagore babo batwitayeho. Ejo bundi mukiriyo twabonye urukundo rwabo. Imana ibaha umugisha. Ndashimira umutware wanjye nubwo adahari, ariko yari inshuti ya mama. Baganiraga ibintu byinshi, yari amukunda nawe akamukunda, bakaganira. Nubwo habagamo nyine bya bindi by'umuco byo gutinyana, murabizi ko mama yari ukuntu nyine acecetse cyane, ariko baraganiraga bakigera kuri level baganira ibintu nkavuga ati wow, mama yabonye umukwe arishima. Ndamushimira ko yabanye natwe mu burwayi bwa mama no mu bundi buzima, ahagararana na mama, ahagararana natwe, ibintu bigenda neza. Naho twakoreraga ikiriyo hari mu rugo, yaritanze uburyo bushoboka. Dadi, turagushimira, uri umuntu w'umugabo. Tuzakomeza tukubera abana, nawe uzakomeza utubere mukuru wacu nubwo uri umugabo wanjye. Ndagushimira, Imana iguha umugisha. Ndashimira itorero rya WTMC Park Shalom. Mungu awabariki sana. Niliwaona jana nikasikia emotion, ariko namwe ntabwo ari kubera ko mbabaye ko bimeze nabi. Nyine umuntu uhita usubiza amaso inyuma ugakurura ibintu. Nyine bari harimo ba papa, harimo ba mama. Ni ibintu bigoye, ariko ndabashimira ko mwazirikanye mama uko mwabanye iyo myaka yose. Mama yarabakundaga. Mama nubwo yari arwaye waramubwiraga ngo nitilie ngo kilte ngo ya Shalom ya leo tunaimutilia ku YouTube anaangalia, ukabona nubwo yari arwaye ariko ukumva aranezerewe. Ndabashimira Sepake, tate nabashukuru na Muyomba, nubwo ari ba pasteur bacu ariko ari n'ababyeyi bacu. Mwarakoze kubanira mama neza, mwarakoze kumukunda uko ari, kandi ntiyari mubi, yari mwiza. Ndabashimira na mama benye balitoka Bukavu. Mungu awabariki sana. Ikindi murambabarira cyane. Ndashimira abavandimwe banje bose
mama tujya gufata decision yo kumujyana mu Buhinde, yari decision iremereye ariko nyine hasabaga ko tuba rapide. Ndashimira grand frère ko yabaye rapide afata iyo decision, na ba oncle bose nyine bafatikanyije hamwe bajya kuvuza mama. Uko byagenze kose ndabashimira abavandimwe banjye, buri wese yitanze uko ashoboye, uhereye kuri Christophe kageza kuri Gaël. Twarakoze kandi twakoranye neza, Imana ibaha umugisha. By'umwihariko ndashimira Christophe na Demayi Yvonne yatubereye umwana mwiza na Christophe. Quelquefois hari igihe umugabo ashobora gushaka umugore ntamworohere mu bintu bijyanye n'amafaranga kuri kote yabo. Ndamushimira Yvonne ko yabanye na Christophe bavuza mama uko bishoboka kose. Nta deni dufite ryo kuvuza mama. Mama twamuvuje uko bishoboka kose, ntago turusha Imana imbaraga, uko yabikoze niko yabishatse, ariko mama twaramuvuje binyuze muri Christophe na belle sœur Demayi. Imana iguhe umugisha famille Christophe. Demayi hari gift tuzamuha, turamukunda kandi tuzamubanira neza. Ikindi ndashimira Shanga uyu nguyu turi kumwe. Shanga ni umubyeyi wacu wa depuis kuva kera papa apfuye nibwo ngewe twabanye na Shanga, nabaye kwa Shanga nubwo nabagaho, ariko ni umushanga nyine wujuje insingano zo kuba Shanga. Shanga aradukunda tukabibona, akadukundisha abana biwe tukabibona. Shanga aradusengera akatuvuga mu mazina. Muri kumva ko ari umushanga ukwiye gushimirwa. Shanga warakoze, waryamye hasi ku bwacu, wagenza amajoro menshi utari kumwe na famille yawe. Shimira na muzehe waguhagurusha kugira ngo utwiteho, kugira ngo tudahungabana. Shanga yatwitayeho mama arwaye, mama arembye kuko yamaze 2 semaines mu koma n'iminsi. Shanga iyo 2 semaines yose yayimaze mu rugo turi kumwe day by day. Bivuze ngo yumvaga ko hari ikintu kiri bube nk'umuntu mukuru, araza ntiyatureka abana natwe ibyo bihe byose. Shanga turagukunda, tuzakomeza tugukunde, nta bwoba dufite nubwo mama yagiye, ariko turagufite nk'umubyeyi wacu. Na muzehe Imana izakomeza ibafashe, mukomeze mutuyobore muri uwo murengo. Ikindi gushimira n'abantu benshi murashobora gushimira. Mama arwaye Butare, nubwo nabivangavanze, hari famille y'abashuti bacu n'abashuti ba famille yacu nyine nka famille Oscar. Ndashimira Clovis na Onete, mu by'ukuri badukoreye ikintu gikomeye mu mutima wanjye ntazibagirwa. Twari Butare kandi habaga oncle mukuru, ariko urumva yagombaga kutugemurira nk'uko bisanzwe abantu bose barwaza. Aravuga ngo azatugemurira mu gitondo, saa sita, nijoro, akatugemurira neza kandi bikwiriye. Ndamushimira famille Clovis na Onete. Imana ibampera umugisha, mwambereye beza ndabibona. Abo ntavuze bose Imana ibampera umugisha, nzakomeza mbakunde. Hari ba oncle uvuye i Bugande n'abashanga baraje muri no minsi turabana, kuko hazaga abashitsi. Urumva iyo umuntu apfushije umubyeyi umwe byibura baraza bagasura umwe kugira ngo donc abamenye. Kwanjye hari abazaga simbamenye, babona ko ari byiza ko aza nyine kugira ngo yakire abo bashitsi bo ku mpande zombi. Ndabashimira ko babanye natwe, Imana ibaheze umugisha. Rero icyo nshaka kubwira mama, nubwo ejo bamushyinguye, rekana ko mbanze mbwire Gaël na Aime, Imana izakomeza kubana namwe. Turabizeza kubakunda, kubitaho umunsi ku wundi nk'uko bisanzwe. Ndabizi ko mama yari afite impungenge zanyu, ajya kugenda yarambwiye ngo uzanderere abana ngo kandi ngo ntuzabinube. Mama ntabwo nzinuba abana wansigiye na rimwe, n'ubundi sinabinuba, nabinuba se ngo bigende gute? Ndabikwijeje. Ndabaheza iminota ibiri, murakoze cyane. Murakoze. Amazina yanjye nitwa Ndayinduba Gaël, aba ndi Lasbon wa mama Odile. Njye nkunda kumwita mama Odile, nawe nkunda kumwita mama, mwita mama Odile. Mbese nk'uko mubizi cyangwa se mubibona, turi hano no mwanya, njyewe kino gihe nari nyiteguye yashize nk'imyaka nk'itatu cyangwa ine gutyo, kubera ko mama ajya kugwara. Ni ibintu byahereye kera, urabizi. Muri kino gihugu turacyari mu
mu majyambere ntago kuri clinique cyangwa hôpital zose ntago zirabasha kugira materiel ziri efficace kugira ngo babashe kudetecting ingwara hakiri kare. Mama kubera ninjye twabanye imyaka myinshi cyane, mama namujyanaga kwa muganga ugasanga baramupimye ngo ni estoma cyangwa se bakamupima ngo n'ubundi burwayi, ugasanga none bapimye ubungubu ejo bapimye ubundi, kubera ko nta materiel bafite iri bubafashe gupima tuvuge burwayi bwa cancer yari afite. None sasa mu gihe cyose mama ngiye twamaranye, ngewe nakuze ntabwo nigeze ngirirwa amahirwe yo kubana n'ababyeyi banje bombi. Navutse nsanga papa yaritabye Imana, nkura ndi kumwe na mama, ubwo mama ni wambabariye papa, ambera mama, ambera byose. Ubwo ubuzima bwanjye bwose ndi hano ubu ngubu mpagazanga bwose mbukesha mama. Mama ni umuntu w'agaciro cyane. Mama ni umuntu watavuga ngo ni mama wanjye, ahubwo yari inshuti yanjye magara, kubera ko buri kintu cyose yakoraga yabanzaga kungisha inama akambwira ngo tufanye hiki na hiki, uone bisikiaye nipatie ide kwa kitu fulani, ngamubwira ngiye bitewe n'ibintu mbwiye twabigenza gutya na gutya, kandi namugira ibyo bintu ukabona arabikoze. Okay, nkavuga ubwo ngo ngiye nifata nkaho ndi umukonseiller wa mama. Mama yanisanzuragaho cyane cyane kabisa. Noneho muri icyo gihe mama atararwara, higeze kuza umuntu mu rugo aradusengera, arangije aravuga ngo nubona uyu muhungu wawe arangije amashuri uzamenye igihe cyawe kigeze. Noneho sasa mama arabimbwira, ndamugira achana na vile biko nakudanganya, uri kumva ko amashuri sajya arangira, ahubwo amashuri ni byonyine ukiri hano sur terre ubugomba kuba uzi ko uri hano kubanza kwisi byonyine tuba turi mu ishuri. Amashuri ntabwo ari ikintu cyarangira. Noneho sasa ngeze ejo bundi ndangije, mama akunda kumpamagara cyane kuri telefone ari US, akampamagara akambaza ngo bikwaye ngo se wowe wamalizake. Noneho sinshaka kumugira ko narangije, kugira ngo mama yarameze nkaho agendera kuri timetable cyangwa kuri schedule yanjye y'amashuri, akavuga wewe uyamaliza, naambia hapana basi masomo itayishaka. Noneho sasa n'igihe nagiye gutangira mu bintu byo process byo kwiga masters yarambajije uyamalizaka, nikamwambia hapana siyamalizaka. Noneho sasa njye naravuga ngo nimba uwo muntu yaravuze ko amashuri yanjye azarangira, reka niyongeze masters, byibuze mvuge ngo icyo gihe cyose azakomeza abeho kubera nzaba nkirimo niga. Muri kumva? Noneho sasa ndavuga ngiye sasa ubyo nzabigenza, nimba uwo ngo yaramugiye amashuri, ngiye nzakomeza rero nige agendera kuri schedule yanjye, avuga ngo amashuri yanjye igihe azarangirira ari cyo gihe nawe ubwo ngo iherezo ryiwe rizaba rigeze ku kadomo. Noneho sasa ejo bundi yakunda kumpamagara cyane akambaza ngo kisha we ile masomo yako kuna kwa ingine masomo jine yarambazaga kubera masters yo ntabwo yabyumvaga, yumvaga irangije bachelor urangije ine amashuri udashobora gukomeza. Kaambia niendelee shaka, lakini wose kwa na shida au utakufa hizi masiku. Ariko none abafite experience y'abantu barwaye burwayi bagira akantu ka usibye ko kwa muganga batababwiza ukuri, hari uburyo umuntu yafite burwayi, hari uburyo bugenda bakakwereka ko bwarangiye, bakakubwira ngo bwarangiye. Ariko iyo quelquefois iyo bugarutse buhita cyane cyane umara igihe gito gahita bitaba Imana. Niko mfite nk'abantu nka batatu nzi nabo bagiye barivuza baragaruka babagira ko bakize, ariko iyo bugarutse ahita yitaba Imana. Ngiye mama rero ni ibintu kabisa naniteguye, kandi mama ni umuntu w'agaciro kuri ngiye kabisa, yisacrifiye cyane kuri twebwe, yaba bakuru banjye, yaba mukuru wanjye uri US, yaba abangaba bashiki banjye bari hano n'undi uri Australia, twese kabisa wabonaga ari umumama kabisa w'icyitegererezo, umumama muri civilisé, turavuga ngo ni umu villageoise. Kandi urebye mu gihe noneho sasa papa yitabiye Imana 2002, cyagiye kugira ngo uzabone umuntu umumama noneho muri cyagiye 2002 ubasha kwita ku bana akabitaho neza nkuko byagakwiye. Mbabare gukoresha iryo jambo, ariko abamama benshi muri icyo gihe ntabwo bari civilisé, bari bagifite tukimeze nkaho tugisinziriyemo ukuntu tutaragira kwakira ubumenyi cyangwa se ibiki. Ariko mama arasepinga in, arangije ajya mu kazi arakora, ukajya ubona ko ari umumama kabisa wihagazeho. Murabona ino foto ingi hano inyuma, ngiye wayifashe iyo foto. Twari turi ahantu i Kamembe, mama ntabwo akunda kwifotoza cyane. Noneho sasa nikamwambia wewe sasa mbona upendake bakamate mafoto kisha siku yako ya mwisho foto gani njo batacyaka. Kandi none murabyumvishe iyi foto ino foto twari turi kumwe nubwo bayikase, twari turi kumwe ngiye nawe iyi foto nkuko nabimubwiye neza
niko bigenza. Ifoto niyo ya nyuma dukoresheje mu gihe cyo kumusezera. Icyo navuga, ikindi navuga, nashimira itorero rya Sepak niyo eglise yadukujije, iraturera kabisa, inatwitaho. Ni eglise kabisa wavuga ko ni eglise y'aba professionnel kabisa, ubona ko ari abantu b'aba intellectuel bazi ku encadrer abantu bose baza muri church yabo bose. Kandi tunashimira itorero rya Foursquare kubera ryohereza abantu bari buri representing hano, ari mama bishop na pastor uhari, bose turabashimiye. Tunashimira na papa chef wa mama, boss wa mama, tunakushukuru sana papa Safiko, tunakushukuru sana. Nje twakunda guhura cyane, tukona kudana na Kamina we sana, Sami na Kuya, Kamata Franka na mama. Icyo gihe ntabwo yakoraga, ariko bakomezaga bamuhemba. N'igihe kunda kujya gufata amafaranga muri Kongo, bari kubona muri paka tu même si ariko sur place, ariko bakomezaga bamuhemba kajya gufata amafaranga. Kandi uriya mugabo mureba hariya niwe wamfashaga muri ibyo byose. Binakushukuru sana chef, binakushukuru sana. Ikindi shimira bro wanjye nawe yagitaye kuri mama, ya stepinze aba tubera nka papa. Nkuko nabibabwiye, shimira na bro wanjye Chris yitaye kuri mama mu buryo bwose bushoboye, n'abadokiteri bakoze byose bishoboka, ariko nyine birangira igihe cyageze, nta muntu wakitangira. Ikindi kintu nuko shimira ino torero ryabashe kudufasha tugasoreza uno muhango hano. Turabashimira cyane abayobozi bari ino torero, ntacyo twabahemba, ariko Imana yonyine mu ijuru izabahemba. Murakoze cyane, Imana ibahe umugisha. Murakoze cyane kabasa.
murakoze cyane muri abana bumvira Thank you.